amafaranga kira miliyoni hindukira cakira yora fata iraguhaye none ugasanga abantu gukurikira Imana it's like a business cyahindutse nka business ikanarengaho. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Bakunzi ba Gusenga Everyday, twongeye kubashimira yuko mudahwema kudugaragariza yuko mukomeza kudukurikira buri munsi. Tubibwirwa cyane cyane na kariya kazogera mukunda gukanda na subscribe na comment mukunda kuduhereza. Nkuko bisanzwe rero dukunda kubazanira abatumirwa bagiye batandukanye. Kuri uno munsi turi kumwe n'umugabo navuga ukomeye nawe ugiye kutwibwira. Ndumva ari ubwa mbere mugiye kumubona kuri Gusenga Everyday. Ndagira ngo ndamwakira abanze yibwire abadukurikiye ubundi aze kudusengera dutangirane nabo. Pastor turabakiriye. Murakoze cyane kunyakira Gusenga Everyday. Nahaje kenshi ariko igitangira nari impari ahubwo nikere gitangira narabayeho kuko umukozi w'Imana twakoranaga n'inshuti yanjye cyane. Kandi Gusenga Everyday ndayikurikirana kubera Dr. wayigisha amagambo y'ubwenge cyane. Iyo mbonye akanyariko kubera akazi kenshi. Nitwa rero Pastor Ntabwo Jean Baptiste. Mu buzima busanzwe sinavuga numva ari ibyo ngibyo hari. Ibindi by'ubuzima by'umugabo w'umuntu ntago ari ngombwa cyane. Twasenga Imana nyiri ubutware nyiri cyubahiro. Ndi imbere y'ikamera ya Gusenga Everyday. Ndasabye databuja ngo amagambo yose yasenya ntabe mu kanwa kanjye, amagambo atakubaka ntangire mu kanwa kanjye, kandi umwuka w'Imana amanukire kubana nanjye mwami kugira ngo uzumva ikiganiro azubakike mu mutima, mu buzima, mu mibereho, ko tuzi ko mwami intego yacu ari imwe Yesu wadusigiye muri Matayo, aho wavuze ijambo rikomeye ngo nuko mugende mubwiriza abantu bose abemera bagahita tubatize kandi ngo tubigishe kwitondera ategetse mwami. Tumva ariyo ntego nkuru, the great mission which have this world, tubwo gukoresha mwami ko wari waduhaye uko ariyo ntego nyamukuru, arizo mbaraga zikwiriye. Hamwe nanjye no mu cameraman twese ndetse n'umunyamakuru utujya imbere, kandi databuje ibyo dukora byose bigaragare nk'ibyo ufitemo inyungu 100%, kuko inyungu zacu zigomba kujya hasi. Urakoze kumvise kwa Yesu Kristo mwami wacu, amen. Pastor turabakiriye, ariko hari ibibazo nagiye numva bitandukanye bagiye bababaza wenda mu gihe cyashize ku channels atandukanye. Sinzi niba ari umuntu wigeze kubaza iki kibazo. Cyo dukunda kumva witwa Ntambabazi. Wenda ntago umuntu abaza umuntu ngo iryo izina waryiswe gute, ariko ni gute witwa Ntambabazi nanone ukagaruka ugahindukira ukaba umupasiteri nanone bigisha ibintu bitandukanye. Hari nk'abantu bagenda bahindura irangamimerere ryabo bagiye barihindura. Mwamenya Ntambabazi mwayigize mubaza amateka yaryo cyangwa? Ndarize ariko numva narikundanye ntago narihindura. Hariho nabambikisi ba pasiteri ananyana bakajanga ba pasiteri. Ntambabazi nta bundi ubuzi n'ukuntu bari ryaraje mbo barakimbajije. Barakikubajije ariko ndagisubiza nacyo. So jya makuru mfite nuko abana data yabyaye bose bitwaga aba Ntambabazi. Tuba fisi Ntambabazi abahungu bose. Kuko data yari afite buryo atarakijijwe ko ntagakiza yari afite, abagore batandukanye barenga batatu barenga bangaye, bose bari bafise Ntambabazi. Ariko tuza kubaza impamvu yatwise gutyo, ko nabitwaga Ntambabazi papa. Atubwira ko aho bavuka kwa sogokuru wacu bavutse abana 11, ariko bose barapfa abaho papa. So n'urupfu rutagira imbabazi. N'urupfu rutagira imbabazi. Kwa isavuka yabayeho wa 11 bamwita Ntambabazi, urupfu rugira imbabazi. Baza kubyara abana umwe kugera ku 10 bose bapfa bakiri bato. Nyuma abyara undi bamwita ngo umushishi mbega masenge wacu mwita Nyiramwihene. Kumvaga nta mazina yarari. So n'ubwo ngo urupfu ntirugira imbabazi, rurya abarwaye rukarya abazima, rurya abasore, rurya ntitegereza ngo banze. Urupfu ntirutinya, umubyaye arabyara, urupfu ntibugatiranzurira akana bugasanga umwana abayeho nyina arapfuye. So urupfu ntirugira imbabazi, kandi urupfu na Satani nta mpuye rugira. Nibe na Kristo maturama twazabona ubugingo buhoraho. So nikizina risobanura giye, kandi nkumva ntashashura kurihindura.
Aya niko bimeze. Ndarikunda kubera amateka yaryo ubwo. Ikindi cya kabiri impamvu ndikundira ndagira ngo mvuguruza abantu. Bavuze ko izina ryo muntu. Hari abantu bitwa ba Rukundo usanga ari bo barateje ibibazo cyane. Bamuhire kandi batarahiriwe. Bamureka tete bakubitwa ishyi mu mugongo. Umutoni wase kandi se yaramuriye. Urumva amazina nyine ugasanga si yo muntu ku by'ukuri. Nyuma numva nta n'isoni ntera. Ndanayivuga ndikunze Ntambabazi Jean Baptiste cyane. Niyo mpamagaye Jean Baptiste mbangamiye mbasha kumagaye Ntambabazi. Yes. Birumvikana murakoze cyane ko karagaciyemo wenda kugira ngo abadukurikiye nabo bagende basobanukirwa ibintu bitandukanye kuri mwebwe kuko turabizi yuko wenda n'ubu ngubu uje nejo uzaza nejo bundi nanone kuko ndabizi uri umugabo ukunda kwitabira cyane abantu ubutumire wahawe n'abantu batandukanye. Rega niyo misiyo nkuru twahawe. Uzi ko burya abantu benshi mu ijambo ry'Imana nubwo abantu bamaranira guhanurirwa kugira gute ibintu bavuga byose nabyo ntitubyanga ni byiza, ariko misiyo nkuru twahawe na Kristo igaragara muri Matayo 28. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwatwe na Matayo yavuze ngo nuko mugende mubwirize abaremwe bose abemera bakizera muzabatize mubigishe kwitondera. Bakari niyo misiyo baricyo tumeze ngo ni great mission cyane. Okay. Navugaga rero wenda uno munsi ikintu ngira ngo tuganireho ni muri no minsi hari ibintu hari terime bakunda gukoresha hanze ngo ni saga cyangwa se ibintu biba bimeze nkaho byacitse ku bantu batandukanye. Navuga ko ariko Satani niba navuga ko ariko Satani ari gukora muri no minsi. Iyo twitegereje dusanga mu matorero ajya atandukanye ntavuze ngo iri cyangwa ririye hagiye harimo ikintu ugasanga umuntu runaka twari dusanzwe tuziho ubutumwa yatubwirije guhera kera wenda tukiri abana kugira umuntu ashatse kugira wenda agize abana bakuru ugasanga hari ikintu kiri kugenda gihinduka mu bantu twari tuzi nk'abasaza navuga bitorera. Ese icyo kintu nicyo navuga tugiye kuganiraho wenda igihe kitari kinini cyane. Njya nkunda kubwira abantu ni dutangiye ikiganiro ntago tuzi ngo turaganira no masaha uko naza kungana, ariko turagira ngo wenda mu gihe gitoya tuza kuba dufite uze ku dusharinge wenda aho ibitekerezo byawe kuri iki kintu kigenda kiba ku bantu batandukanye, abayobozi, aba pasteri, aba bishop twari tuzi mu gihe gishize ugasanga muri iki gihe hari yindi sura biri kugenda bifata. Kuba umuntu twari tumuzi wenda mu itorero runaka ukumva hari ikintu cyabaye kera twari tuzi ko kidashobora kuba wenda cyaba ugasanga wenda avuyeho mu buryo budasobanutse. Ese mwebwe mubibona gute muri iki gihe pastor? Ni ikibazo mbajije gisa nkaho kiri mu buryo umuntu atapfa kugitora hafi, ariko ndagusubiza mu ijambo rimwe. Nta kindi kibazo gishaje gihari kidasanzwe. Ikibazo kidasanzwe ni itangazamakuru ribibona. Ariko ibiriho byahozeho, ibiriho byabayeho, si ubwa mbere abantu bahagaritswe, si ubwa mbere abantu yendaga bigenda bibaho, ahubwo nuko uyu itangazamakuru musigaye mubona ibintu bitamenyekanaga, ariko wabaza n'abakuru mu itorero ibyo byabayeho uhere kuri kubatubanjirije. Icyo nta kintu bitabayeho. No kuvuga kuva kera byahoze ahubwo nuko itangazamakuru ritari rihari. Nyine uyu itangazamakuru risigaye rimurikana hatagomba kurebwa mu kubyumva, ariko impamvu uvuze iri jambo nge ntabwo nakijwe kera, ariko iyo mbonye imyaka nabayemo nakiriye Kristo mfite imyaka 20. Uyu munsi ngira ngo mfite 56 aho ngaho. Nje naho natangiye ndirimba nabonye abantu bagwa, nabonye n'abantu babatenga, nabonye n'abantu bahagarika, nabonye abantu bahinduka, ko turi mu isi irimo Satani kandi Satani arwanya abakozi b'Imana. Ahubwo ikintu mbona dukwiye gukora nuko itangazamakuru n'abantu b'Imana tutagombye gusa nk'abashyigikira Satani mu kuvuga ibyo bintu cyane, ahubwo tumere nk'abagushije ishyano, kuko ntaho umuntu aragera batabasha kurasa umwami. Cyambere amavuta ufite Satani ntayakunze, yenda no kuri umunyamakuru, ariko uzayibaze nk'umukozi w'Imana. Iyo uri mu mavuta ari hejuru niko n'imbaraga zikurwanya ziba zinahari. Sibyo cyane. Njya nibuka ntangira kujya kuri social media, niba hari umuntu bakubise inkoni n'igihe ko pastor agiye gute, ariko ndishikira ko nari nzi icyo ngambiriye, kuko n'ubundi mu rusengero barantumira nkigisha umuntu umwe cyangwa 30, ariko isi yose y'inkurikiranye biranezeza. So rero ubundi sinanze kujya mateka y'itorero, ibi nta shyano ryabaye, nta shyano ryacitse umurizo, nta n'igitabo
gitangaza gihari ibi ni bisanzwe n'ibintu byabayeho ko umuntu agira igihe cyo gukora gusa kimwe nabonye cyo hari igihe umuntu asaza ntamenye ko yashaje gute bityo nyine ukaba ushaje icyo mvuze aha ngaha iyo uri umusore hari ibyo ukora bikwiriye iby'abasore buriya ntekereza ibintu by'abatambyi bikanshimisha buriya uzi neza ko burya abatambyi bari nk'ibyiciro byinshi ntari buze kuvuga hari abasore babaga ari abatambyi ariko badatamba batanakinja ibitambo batanabaga ahubwo bashinzwe kuzirika ibitambo kuko ari abasore kuzirika gusa bakakizirika kuko afite izo mbaraga ariko we nta gitoranya ubundi hari abagomba gutoranya igitambo ariko hakagira igihe runaka babatambyi bakuze bazi kwitegereza ari babandi bagenda bakigisha batatera haruya ngo ntimwafashijwe ariko ibyo avuga arabyumva atavuga ati zamura haruya ebyiri shyiraho amashyi 40 ariko kubera ko nyine nabatambyi bakiri bato barazirika izihumye izibona izirwaye ariko byasaba ko banza kuza umutambyi mukuru akemeza ko icyo gitambo ugiye gutamba nta nenge kubera abasore bafite imbaraga bakazirika rero uhuye n'abaziritsi bakubita ibintu byose bati we Imana irambwiye kandi itarabe cyakavuga ko akunda ati ndigira byo agasimbuka no rwego rwe hakabaho imyaka yageragaho bakinje ibitambo nabo bari hejuru imyaka 35 hafi za 40 aho ngaho hakaba n'abagomba kubibaga bahazi gutandukanya inyama kuko urugimbu rwo kumpyiko niwamya kurutanduka abantu bafite ibintu basobanukiwe handi umuntu yigisha ijambo ukumva nubwo nta rero yateye ariko ibyo afite iyo bivuye ku uyu munsi ura n'umuntu avuga ko cyo bitangwa ni algoritme muravuga ati nuko Yesu ageze kwiriba cyangwa ati nuko Yesu ararira n'urugero rutongo haye ubwo abakinja abandi bazi kuzirika ibitambo Yesu ararira arizwa n'isambu yawe arizwa n'ubutaka bwawe Yesu ararira ko utagira umugabo nyine kumva n'ubutumwa bufite maquillage n'ubutumwa bamaze gusiga dutandukanye amavuta na maquillage cyangwa makeup bisiga buryo yagiye kuryama barabyihanagura amavuta yo kuraraho kandi barantu bisiga bya makeup ntanyagirwa ntajya kuzuba kubera shonga bigashira gusigasira kugira ngo aho gakizoro ka makeup amplisi gakurikirwa n'ikitwiye ubutumwa bw'ikinya utera anesthesia kandi abantu muri iyi minsi bakunze ikinya kuruta gukunda ko babaga bakajya ku murongo ukwiye sinzi niba unyumvise ariko kubyumva cyane akaza karigora ati murabona ajya kwiriba na Yesu ararira arizwa n'ubuzima ko utarayuriye no Yesu abenshi yarijijwe n'icyo bundi muri mu butumwa bwanditswe na Yohana 5:5 yarijijwe n'iki Yesu bundi so ugomba kuhamenya ugomba kugira abigisha bazakubwira ngo icyo gihe cyo bitangwa ni climate of time klima yari hari muri icyo gihe ari iyi Yesu yarijwe n'iki yarijwe se na Lazaro wapfuye se kupfasa yazi ko yapfuye Kristo yarijijwe nuko batizera kabasha kuzura wababazwa nuko batazi imbaraga ziri muri we ari ati nuko rero ati hari kuntu byagenze gutya ati Abrahamu ati umugaragu ati nuko asanga Rebeka kwiriba umugore wawe kwiriba amafaranga kwiriba inzu kwiriba ibiryo kwiriba ni algoritme ni ikinya uteye umuntu kitazamuha impambe imugeza mu ijuru nese pastor bwa bantu twabitiranya n'abahanuzi b'ibinyoma niba umuntu oya ntago ndi kumwe n'abaho ngaho nicyo gihe cyabo bageze niyo mpamvu haboneka abantu bakuze abahanga muri Bibiliya yicara akagutegura atahakana n'impano ariko akaba avuga ngo iki kintu ndakizi umuntu umwe yarasobaneye Bibiliya ndamubwira tugeze ngo ndiko ibintu bivuze tugeze hanze wababariye ibintu bivuze urabizi ngo abana ngo mbagira ngo ntwike ubwo se notwika agashya uzagaruka he ibyo rero Satani icyo nashaka gusubiza gensubiza nciye ahantu kure Satani ntabwo akeneye ko abantu bafite umutuvura imitima bagira ijambo so ubwo singushubije gutyo ntabwo akeneye ko abantu bafite umuti bakubwira ijambo rizima bishatse kuvuga ngo nibura niryo mu musongo mu misi y'imperuka abantu bazigwiriza abigisha
n'abahanuzi b'ibinyoma nabo inyuma ariko uretse ushaka kunyura abahanuzi cyane mabari ntabwo ushaka kuhajya abahanuzi b'ibinyoma bo reka nkubwire bahoze kuva kera ahubwo bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo umunyamakuru ihangane twe guhuza kwigisha n'ubuhanuzi bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo hari ugenda ukigisha ntabwo ngo arigisha ariko ngo ntiyari mu mavuta kwiyasa amavuta n'induru amavuta n'urusaku rero urumva impamvu rero Satani arwanya abakozi niho nashaka kubwira impamvu arwanya abakozi b'Imana bantu ubona bifitemo imbaraga bantu bashobora kwicara akakubwira igikwiriye ko iyi si yacu ibangamiwe n'ubutumwa bumeze nk'ikinya uzi ko yaguteye ikinya barakubaga utabizi gusa ugasigarana bwa buribwe iki rero babwiye abantu ko bazabona imodoka yapfuye ntazo babonye babwiye abantu ko bazabona ubukwe bamwe ntibarongowe babwiye abantu ko bazajya muri bihugu byo hanze nta na passport arabona urumva ubaremyemo ikintu kitazaboneka kuko umeze nk'uko ijambo ry'Imana rigaragara muri Yeremiya 23 vuga ngo abo bantu sinjye wabatumye ngeze kuri abahanuzi bashaka kumbwira abo sinjye wabatumye kuko iyo baza kuba mu nama yanjye abarumvise imiburo yanjye ahubwo ufite ubuhanuzi n'usura mu munyakuri n'uwarose naratera umugenzi mu by'ukuri ko ngo iyo baza kuba mu nama zanjye hasi ya jambo rikomeye ngo abahanuzi bari kumpuza abantu banjye waruzi ko ubuhanuzi bw'ibinyoma budasohora buri aho ku ruhande butuma abantu bazinuka Imana ni Yeremiya 23 haba ngo iyo baza kuba mu nama yanjye bari kuvuga ibinyakuri ngo ufite inzozi nazirotore ngari ku muntu ibana amagambo na mugenzi we urumva aho hantu bigaragara n'uburyo ki ntibari mu nama y'Uwiteka Jenya nkunda hari ugeze kunsanga afite ubukwe cyambere ngiye gushaka nkuze niboneye fiancé ngiye kwerekana umuntu zambwa ati uriya mukobwa n'umutwaruza umunsi wo kwerekana uzapfa araguhanurira ati mbonye winjira hari ijwi niko rimbwiye muhicya yaranywa ndambwa rero ugenda ubwira Imana ngo kitari cyangiye kwerekana ndayikomeje gupfa ho nzanapfa iyo nza kuba umwana iyo nza kuba ntarasomye ko nge namugiye kumurambagiza mbizi mfite ibimenyetso byanjye birenga ibyo umuntu yatekereza numva iyo gihe iyo mbikora gutyo hari undi waje arambwira ngo Imana iravuze ngo tanga uwo murima Imana igundi genda ubwira Imana ko uyu murima ngufatanije na madamu kuki yabitumyeho gege nyine urumva abantu bari guterwa ibinya zana iyo ufite guhandi menshi Imana ntago itubura twigisha abantu the true salvation akakiza kukuri nkuranda bivuga ku macano menshi isi ifite uvuga butumwa mu buryo butatu ya mbere bagita ngo ni prosperity gospel cyangwa mu gifaransa basoro nyine navuga ngo ndabyumva nabyo nkona bikubwira kanikoresha icyongereza cyane sobanura cyangwa se nivuga butumwa rishingiye ku iterambere kira amafaranga kira miliyoni hindukira cakira yora fata iraguhaye none ugasanga abantu gukurikira Imana it's like a business cyahindutse nka business ikanarengaho hahandi abantu bashobora no kuremera bavuga ngo Imana yabikoze kandi uryo vuga butumwa niryo riri kudomina uyu munsi wa none rimwe riradomina hano hose ngo kanaka gatunze indege yambaye neza yaryoshye yafite benzi hariya ariko hari na benzi no ditu agakiza nikagaragazwa n'ibintu agakirole ya fire agakiza hagaragazwa n'imbuto wera ako ni nako Bibiliya ivuga none je ntabwo nca kureba Bibiliya regagiye so urumva rero kuba afite driving okay nkabona ko nk'urugero ntabwo nambaye nabi ariko nambaye neza se cyane none si nambaye niba afite isaha y'igihumbi $100 bivuze ko aribwo nateye imbere n'urugero ngo hahise mfite n'indi guri $10,000 nuvuga ngo uko mbifite ubwo nakize ko gakiza nibyo ndya nibyo nambara naho ntuye agakiza n'imbuto nera mu murimo urumva rero icyo ni cyambere iryo ryakwiriye abantu ryakwiriye butumwa rya mbere rya kabiri niryo bita license gospel
license gospel nibyo abantu bita ngo ni ubuntu. Narakijijwe, I am born again. Nabyo bwa kabiri birahagije. Nothing else. Nabyo bwa kabiri, okay, I am born again. Narabatijwe. Icyo kintu uri born again, uri mu kabari uduca uraryamye, ntacyo ukora, nta mbuto, nta murimo. Cyonyine kubatizwa ni kimwe. Kuba yumva ko bamutseho amazi. Ni ibyo ubundi asigaye ngo binywere bikore ikintu kugira ngo amaraso yese agire agaciro umuntu uko bakora ibyaha. Iyo naryo abantu baryitabiriye cyane cyane urubyiruko kuko ribafavoriza gukora ibyaha. Kandi ryo abarigiyemo nyaboneka ntago ahindukira kuko avuga ati turanywa turakora ibyaha kuko birivuga ko twakijwe n'ubuntu bwo kwizera n'ibyavuye ku mirimo. Ibyo bintu iyo bisomye ugasanga none buracyagiye dufite ikibazo yuko atora karongo kamwe gato ariko atabanje gusoma igitabo. Nk'ubugiye ntakubeshya umwe ngo tuganire ku ijambo ryo muri Bibiliya ugomba kubimbwira mbere. Nkamenya igitabo cy'amateka, nkamenya uwacyanditse, nkamenya icyo gihe yandika hari iki, yashaka gusubiza iki, yashaka gukemura iki. Ko buri uhereye mu ijambo ry'Imana mu itangiriro igitabo cyose gifite icyo twita purpose cyane. Nkuko watangiye uvuga Yesu ararira, hari impamvu gifite intego n'ikindi no mu itangiriro hari intego nubwo utazi igihe cyandikiwe. Ariko uragutungura kugenda ukambwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye baratuzuye ariko yakorokoye biturutse he? Icyambere umenya ngo igitabo cya mbere Rwanda kwambura bikora into rwakosoraga iki? Imico mibi no kwivanga n'abanyamahanga nibyo yatangiye guhinduka. Yego ntaho ushaka kubivugaho cyane kubera iterambere n'iki. Ariko igitabo cya kabiri yashaka gusobanura ministeri y'imbaraga ifite ko batamwemeraga. Habwa atari kumwe n'ubwo ngura muntu ukamubwire n'iki. Kwabwa ati mwebwe muvuga ko tukoresha inzandiko gusa atari ko mari navuga. Nyako atari ko nzazi wanyu nzanye inkoni cyanzanye urukundo. Gatatu arababwira atari ko twebwe dufite gutekereza ko ari muri Kristo Yesu. Umva icyo gihe ashaka gukosora bati yaturokoye ashaka kubereka yuko induru z'abakuri n'amagambo ntacyo byatwara kuruta icyamubereho i Makedoniya. Ibyo rero no kubera ikire batabimenya aba ntago bashaka kwiga. Umusore atarabira ati nanjye Imana yantumye cyane, ati mimi ni mutumishi, ati nanjye narahamagawe. Ariko hari stage yarose hari stage hari urwego umuntu agenda kuramo. So rero icyo ni cya license gospel usanga ati jewe am born again. Yesu yarabirangije ku musaraba, amaraso arahagije, yitambye rimwe gusa birangirira aho ngaho. Akibagiza ko handika munsi ngo nuko dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage arya rimize bunguri. Ariyo mpamvu urumva icyo nshatse kukubwira abo nuko babikora kandi anakabyumva kuko biraborohereza no kubatinyura gukora ikintu bifuza gukora. Hakaza icyo twita ngo ni good gospel cya good news, amakuru meza ryavuga butumwa rishingiye mu kwera ukizwa no kwera imbuto, rishingiye kujya mu ijuru, rishingiye kwitegura ko dufite gakondo tuzajyamo kuko twe ntabwo turaba Yehova. Iyi si ntabwo ari yacu. Ubwo nanze kubavuga oyagenda bavuga ko genda byemererwa yarwo mbarashe se ariko niko babyivugira yuko bazatura mu isi. Kuko busanga hari cyane cyane ibi bitabo bakunda gutanga usanga baranditseho verse without purpose, nyine batagendeye kuri purpose ya paragraph yose icyo yavugaga, just for the kugira ngo badefande cya kintu runaka bari barimo kwereka abantu. Nuvuga ngo bo ntabwo rwose bisinciye ku ruhande bivugiye ko baziturira mu isi. Ariko twebwe iwacu ni he? Ni mu ijuru, niho umukiza wacu azava. Ariyo magambo ugiye gusoma mu Bagalatiya ngira ngo ibice 29 uturutse hejuru. Nakunze ukuntu Paulo yasobanuriye Abagalatiya. Arabwira ngo mwitegereze abita ku mategeko n'abayagenderaho ngo hariho abantu babiri batandukanye, Sara n'uwitwa Hagayi. Arasobanura ngo Hagayi agereranywa n'umugore w'inyungwakazi ari wo musozi wa Mwarabiya uri mu bata n'abana bayo. Uko yanditse uri mu bata n'abana bayo, aho ntuhambaze ntacyo ndivuga gusubiza. Arandika ngo ariko Sara agereranywa na Yerusalemu yo mu ijuru. Bivuga ngo biri kuvuga ngo uwo ntuze Hagayi agereranywa n'umusozi wa Mwarabiya ariyo yasomye kera kandi kagereranywa iri mu bata n'abana bayo. Ngo naho Sara we agereranywa na Yerusalemu ituruka mu ijuru. Imagine ngo n'amasezerano birahuye, abantu bakwiye kwitondera. Hari gihe umuntu bari mu bubata bwa Sinayi
akaba ari mu batego kwagaye ariko yibagiye ko twebwe iwacu ni mu ijuru no mukiza azaba urumva rero nicyo narakubwiye icyo gihe ni bwa butumwa bushingiye kwakira Kristo kwihana ibyaha kwezwa gusenga no guhora kwitondera tugendera mu mirongo Kristo yashyizemo kandi wacumura ukumva ko hari imbabazi kandi abantu bameze batyo ntago bakora ibyaha nkana kuko mu Baheburayo harabisobanura ngo abakora ibyaha nkana nta kindi kintu bategereje niba abantu birinda agakora icyaha atagikoze nkana nkuko bigaragara mu kubara ngo umuntu niyihandagaza muri mwebwe azamukure mu bwoko bw'agiye ku ruhande so rero ako gakiza gashingiye ku mizi tuzi ko tujya mu ijuru akenshi kanavunnye kanagoranye kuko si benshi bakumva umva rero duhanganye n'ibyo bintu bibiri nakubwiraga so rero icyo cyose cyambazaga rero ibyo byose tuvuze nibyo bituma abo ubona bari bakomeye rimwe bicazwa abandi bagasohoka abandi bakanengwa abandi bakurwa mu nzira cyane cyane ko iyi si turimo ukuri kwamaze kuba ikibazo naho ngaho nanjye nenda kuganisha kuri nyine kwagize isi turimo ukuri ni ikibazo ntushobora gusanga wenda muri iki gihe turimo influence navuga ibitangazamakuru abe niba nabyita iterambere ahantu rigeze ugasanga none n'abantu baje kwigisha arasanga naza kuvuga ijambo runaka akavuga ubutumwa bwiza uko bwakabaye ntari buze kubona abantu bamukurikira abangiye bawenda babanza bagiye bagira abantu babakurikira kuko bavuze iryo umuntu akaza akavugisha ukuri ko kwakabaye akabona abantu bamukurikira ariko muri iki gihe tukaba dusanga yuko nuza kuvuga ukuri uko kumeze uraza gusanga hari amadini n'amatorero atandukanye n'ubundi yagiye atatira uko kuri urakoze ndabizi ko nawe nyine uri kuri Gusenga Everyday kuba utarebwa na views n'abantu 20,000 nuko utazi inkuru wakora bakareba yazirahari kuki utazikora none kuvuga ngo abantu barimo barashaka inkuru zihwanye nuko mu matwi yabo hameze cyane ushobora gushyiraho ijambo ry'Imana gusa giye nta ntege ncika buryo nta ntege ncika cyane kuko nko ku bumwe bw'abera TV yanjye ministry je niyo naregwa abantu 300 ntacyo bintwaye ariko hari inkuru nakora ngasa nka hari inkuru ya gospel nkajya kwerekana umusinzi wanyoye inzoga byonyine ko ho bazinywera ntitwahayoberwa nkajya nagatungaho kamera abandi babangana iki ndubatse cyangwa senyeye ubwami bw'Imana ndi gusenya aho hantu so nicyo nshaka kukubwira ko uyu munsi abantu ntibakeneye ukuri kw'ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ry'ukuri ni inkota ibaga barashaka tubashime tubasiga uduparufe mubwire ko ari mwiza mu kandi ubona ko ari ibandira itambuka mubwire ko yaberewe kandi yambaye nabi ubwo utari kubundi muhisha amaguru yanyu kubera iki ariko nuko ubuze uko bivuga ikintu cy'ukuri usibye no mu itorero no mu isi ukuri cyabaye ikibazo ibi ndabivuga kuko hari nk'umubwiriza butumwa akunda gukora kuri YouTube niwe muvuga butumwa ku isi wakurikirwaga bitaga Joshua wapfuye mu gihe cyashize yigeze gukomoza ku bintu by'ubutinganyi abivugaho akibivugaho isi irahaguruka bya bindi bya human right ngiye ngomba gukora ibintu byanjye ngiye ku giti cyanjye ageraho cano ye bayivanaho ndabyibuka narabikurikiye yakurikirwaga yajyaga arebwa n'abantu barenga na miliyoni nyinshi cyane kuko yari afite aba subscribers barenga miliyoni ndumva bamaze kuyivanaho akora iyindi ihita ikurikirwa n'abantu benshi cyane udashobora natwe tutari twagira umunsi umwe hashize iminsi nibwo nagiye kumva numva yapfuye none tukaba wenda turebeye muri iyo ango ngiye ntekereza yuko wenda n'ababwiriza butumwa baje barakavuga ati nimvuga iki kintu nta hantu ndi buze kumenera wenda akaba ariyo mpamvu hari bakomeza kuvuga bati baze gushimashima bataza gukora kuri biriya ntekereza hari kari icyo cyaba kifite cyambere ako ni akapande gato naho kabikoraho ariko sinzi cyane cyane nko mu Rwanda nta n'icyo tegeko ribivugaho nta tegeko ribivugaho ahubwo mbona ikintu kimwe reka niyenda abapasiteri bazantera amabuye ariko nanzayemera ikibazo kimwe twemeranywe ko burya ibyaha by'abakristo amakosa y'abashumba ibyaha by'abakristo n'amakosa y'abashumba gute kubera ko batabigishije
naho twamaze ku influence n'abandi bantu hari influence yaje mu bantu umushumba yigishije neza umuyobozi akigisha itorero dore ikintu cya mbere uyu munsi ushobora gusanga umuntu ashobora kuyobora umudugudu akazama n'umwaka atarigisha bagashaka abasatuzi abamanyaguzi abashwaratuzi abahirika abarundura we nko yateguye cya kigisho cyubaka imitima kigisho kiri muri homiletike nyayo afite topic yateguye harubwo ati ngewe naje nta jambo rindi matimanira impereye aho ubwo mpita nceceka giye umuhanuzi araje ariko tutuzi ko muri homiletike nditegura iminsi amasaha 48 mfite uko nateguye kisho ugasanga gifite uburyo gitangiye gifite topic mfite ukuntu cyo gukora introduction ukore ya minota bakubwiye ukore za diverge kwa puri kurangiza ugire gukora na summary kigisho cyubakira umuntu nibura acyura ijambo hagavuga ati mvara ati je naje nta nibindimo atavuga ibindimo ati handitse ngo isi ngo hanigeze kubona rimwe aravuga yaraje wanje aho nayo baraga nkiba ku gikongo aravuga ngo ngiye ntago ndibujye muri Bibiliya ati ngiye gusoma ku rubanza ngisi yose keneye ijambo ryawe tamugana ngiye ntago ijambo ryigisha no murongo wa kangahe no gitabo cya kangahe ko giye nitwa nababaza nyinjira kubi bitampagurusho ko numvaga agiye gupfunyikira abantu banje nano iki kintu ngo ngisi keneye ijambo ngo dusome hisi igitabo cyisha ngaho nkore introduction y'igitabo abonye ko mushwaje ni noje ntago nabye yewe ne ko nyankora ubundi aratuza nongera ntumize undi simuvuga mu izina arambwira muri zaburi hariho alphabet z'igiheburayo agera kuri p atangira uhanditse ngo p irabirangije p iba p mu rusenge namaze uwo murongo n'ubusa ko impamvu ze ngo na amakosa yacu niba dashobora gufatira sibe ngo twigisha abantu bibubaka tugaharira abantu bakwikubitira ati mbahena nimero yanjye icyo gihe tuba dukoze cya kintu kitaricyo undi munsi turi mu cyumba dusenga ari imbivuga bo ku gikongoro barabyumva umuhanuzi aravuga ati giye mbonye umusambanyi hano sanga asize confusion mu itorero nahise nkinga fata urufunguzo ndarubika nkinga urusengero ndavuga numva rero iyo umbwira ko ikubwiye karimo nakurekuye ariko umbwiye ko Imana imukweretse uramuduha sambaza uramumpa atari ko se ariko icyo gihe byari amakorara agize urumva deja aravuze ngo hari umurozi kandi avuze ati Imana inyeretse umurozi aho birumvikana cyangwa Imana irambwiye ngo ariko Imana ivuga ngo iramwerekanye uramushyirira imbere kuko ntabwo uri vuva aho ngaho icyo bisaba ni urasigana confusion mu bantu umwe akeka undi undakeka undi undabeshyera undi none usanga mu itorero hajemo ikintu cyo gutuma abantu bagiye guhangana muhungu yarangije abonye ko byanze ntigese inkingura dushyira mu mufuka atomboza umuntu ati wowe wasambanye kandi ufite ubukwe muri iyo minsi kandi umugore abyaye gatatu yambaye n'impeta atayibonye umugabo yicaye aho nyirabukwe yicaye aho ati wasambanye atikaze ko ufite ubukwe buri imbere ati wasambanye na fiancé kandi ubukwe ntabwo Imana izatuma buba ndarahaguruka agiye kubita urushimba ndafashe ati wa ariko avuga n'igiti gisohotse ati cyenda umugore de nase umugabo urumva ikintu yarakoze nta wari urimo no kugira ngo atwike soro ibyaha by'abakristo n'amakosa abagore barajya gusenga nta pasiteri wagiyemo nta muntu yadereze urubyiruko rwasenga nta muntu yadereze abagabo basenga nta muntu yadereze nugasanga ibintu turimo abantu akajya babwira fata hano zunguza intoki tera intambwe imbere hindukire nyuma igira hakurya biriya bintu yaravuze neza umukozi w'Imana Paulo mu rwandiko yandikiye abikorosaye ngo bisa naho ari iby'ubwenge bisa naho abona ni ibice bibiri ngira ngo bisa naho ngo ntufateho ntukore ngo bisa naho ari iby'ubwenge ariko ngo nta mumaro bigiraho guhindura umuntu ngo biheri iyo byaririwe asubira ngo ikorera intebe Imana ngo nikorera intebe ngo urabe wayikoreye isi yose ngo Imana urikorera intebe si intebe ntusongera uyicare hejuru undi ngo mbwira ngo si n'ibintu byinshi bakora ngigira imbere bya kera muguranye intebe mwicare ngo murahinduranije nk'ubu kumwe nguranye intebe nguranye intebe n'umusambanya akicana nicaye ubwo nakizwa cyane mu mudayimoni so iki kintu rero
cy'animasiyo, kwanima, gushyushya, ngo ni ukuzamura amavuta. usanga ni muvoma nyine abantu baba byitwa ngo ni ukuzamura amavuta. Ariko njye ntabwo nemeranywa n'iyo mvugo, kuko ubundi ku batwara imodoka amavuta iyo yazamutse moteri irashya, irapfa. Amavuta aramanuka ntazamuka. Ariko nkibaza ngo twayazamuye niwe ukura amavuta hasi ashyira ku Mana cyangwa n'Imana yamanura yamuzana. Nicyo shaka gusubira. Ibyo navuga gushobora gusanga nyine kuko the influence ukuntu abakristo bagiye b'influence n'abantu batandukanye. Bakumva yuko ushobora gusanga wenda nk'abantu babwiriza ibintu by'ukuri, nimvuga ukuri ba bantu aza akakubwira ikintu atavuze ngo ace ku ruhande kugira ngo agire ikintu aza kukuvanaho. Uwo muntu navugisha ukuri nkuko watangiye ubivuga, uzasanga abantu bagukurikira. Mu minsi yashize twaganiriye na Edouard turakorana. Arambwira ngo umuntu wo mu Burundi yaramubajije ati ariko se kubera iki mushyiraho ibintu byiza? Pasteur araje ashyizeho ibintu ibyo ari byo byose, hari ibintu afite byiza cyane maze ibirego. Aravuga ati kubera iki kiganiro abantu baba batagikurikiye cyane, ugasanga cyarebwe n'abantu 1000, cyarebwe n'abantu bangahe. Nyamara hagiyeho inkuru y'umuntu yuko wenda twafashe pasteur runaka wasambanye n'umuntu, twata tugira nk'abantu 20,000. Ni biki mwagira ijana? Kandi atari kuvuga ngo nuko nibo abantu dufite kuri aba subscribers, bivuze ngo hari abantu baza bakareba bikomereza, babanza kazenguruka wenda nka channel zizingahe. Kandi ubona umukristo ndi kuvuga, sindi kuvuga umupagani kuko nabo hari ibindi baba bari kureba. Kwa kunda zengurutse ugasanga ahantu yarebye hakunda kurebwa, umuntu yakubise uyu byagenze gutya, hari sagira ahangaha, ugasanga nibwo butumwa nyine abantu bagiye bafata cyane. Noneho rero aribyo nakomeje mvuga n'ubundi, ugasanga bya bindi ninjya gutangira wenda itangazamakuru nari umukristo usanzwe, ndaza gutangira ndebe ngo ndakorera mu wehe murongo. Of course umurongo nza gukoreraho ni wa wundi uza kunyamfluencer. Mbere na mbere ndavuga ngo ndashaka amafaranga, ningendera kuba nshaka amafaranga gusa, ndareba wa muntu cya kintu nzakora wa mugani kigatwika, reka tubyite gutyo, yamvugiriho igezweho hanzanga. Ibyo bintu ugasanga biri kurebwa. Twahindukira none ugasanga mu by'ukuri na za channels zisanzwe ziri, reka tubyite secure abandi izindi gospel wenda. Gospel channels ugasanga nazo n'ubundi ari gufata ya za nkuru zifatwa n'abandi bantu n'ubundi, yuko umuntu yakubise uyu, yamukubise vide mu kabari, akabarizo tuza tugashyiraho. Noneho bwa butumwa bwiza tuvuga tugiye kubwiriza, kuko atari wenda murongo nafashe nkavuga ni ngende ishakira amafaranga, kuko none abakristo b'iki gihe bakurikiye social media cyane. Akaba ari cyo kintu navuga wenda baza gukurikira. Ariko noneho nkongera nkibaza, wenda na mbere hose njya nkunda kwibaza ngo kubera iki dufata wenda dufata abantu duhuriye kuri Bibiliya, twese tukaba dufite Bibiliya yera, ariko turamatorero wenda nk'ijana. Ni guta tugira Bibiliya imwe, ariko buri torero rikagira ahantu bitandukana n'irindi torero, kandi twese twagakwiye kwiburwa icyapa kimwe ari cyo Bibiliya. Baje ibibazo bibiri bikubemo n'ibindi nka bitatu. Icyambere kuba abantu batareba inkuru za gospel cyane, ahubwo se abajya muri boîte n'abajya mu rusengero benshi bari banga, cyangwa Arsenal yakinye na Real Madrid numvaga abantu bavuza induru ku ruhande. Ikintu cyambere cy'influence abantu gituma abantu nyinshi nzagenda bazireka, cyambere n'imibereho igoye. Abantu bashobora kwihanganira kubaho nta kazagira, atunzwe n'ibyo bintu, none natabibona arakoresha ko agomba kubibona, ko burya imibereho yituma menye neza ko n'ubundi imibereho akenshi niyo influence abantu. Noneho cyo gihe ari uwigishwa ari uwigisha, bose bakeneye imibereho. Kandi wa mutambye ntazicara ku ruhimbi ngo atuza gusengere, ahubwo batiza kutagira amoko yo kwikorera ubwabo. So rero mvuga icyambere imibereho nayo ubwayo ifite influence ku bantu bataramenya ngo uko Yesu yavuze ngo nibishwi bitanu kuri sengere, ariko datarabizi. Tukibangaza amagambo njya nkunda mu buzima, tukakubwira ndayakunda, iyo nakubiswe n'ikibazo ndayakunda. Havuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Rero gushaka ubwami bw'Imana biroroshye, ariko iyo part 2 no gukiranuka ibindi muzabyongererwa.
abantu ubwami barabufite n'abana b'ibwami barasengera muri ya macaca hose umbwira bajya hirya cyane bacurwa abandi barakomezwa abandi babuzwa n'umwuka wera ariko hari ikintu cyitwa ngo no kugira gute no gukiranuka kimuzayibaze dogiteri azabikubwira ngo ni ijambo nkunda cyane riri mu bice bibiri urumva neza mubanze mushaka ubwami bw'Imana ibyo byo twakiriye Kristo turabana b'ibwami kabiri no gukiranuka n'ibindi byose muzabyongerera none uyu munsi abantu ni born again narabatijwe ariko agapariti ka kabiri abantu barakibagiwe no gukiranuka mu isengesho mu buzima mu rugo ku cyacumi ku maturo mu buzima bwa mbega asaba ko umuntu aharanira buri gihe gukiranuka ko na Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira tumva sigita icyakoraho ngo kubaha Imana iyo bifatanje n'umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi cyane so rero gushaka ubwami bw'Imana ryuruka twamfira ubaswa gatuma abantu bagenda batakaza bwa butumwa bwiza icya gatatu no kwiganana kwigana ariko buri dini rigira doctrine kandi ikindi ugasanga ahubwo abantu bibanda kuri discipline kuruta doctrine cyane aho kwibanda ku mahame y'ibyo yemera ahubwo akibanda ku tuntu abantu bishyiriyeho dutuma bakushyiraho ikiziriko cyuko ngo ugiye iwacu suko bagira ngira gutya ugasanga ni discipline ariko itamentioninga muri Bibiliya ngo ndemera Imana karimwe ndemera Yesu Kristo ndemera umwuka wera ndemera ubutatu bwera ni nk'urugero ndemera umubatizo ndemera umuzuko ndemera umwuka wera n'impano zawo zose ugasanga niho wujimije bwa mbere so rero icyo kintu cyo gushaka kwinjira gutyo aho hantu no kwigana se no kwayiga itorero irunaka basenga batya kandi ikintu namaze kubona ikintu cyose wakora wubashye Imana igiha agaciro cyane so warubizi menya hari iyo umuntu yubashye Imana ari gihe abona bitinze ko yatekerezaga babantu barebera siri plus ikintu ukoze cyo kubahisha Imana ikanezera hari uwahisemo kwambara ijipo ndende Imana ikayikunda ariko ikibazo nuko uko agenda akizwa niko igenda imwegera ariko niwe wivugiye ikanzu ndende nibana niyabemeye ati giye bati niyo mwagurishije isambu umutaragura ntiyari yanyu bene reka batwara mu nzu hejuru amagoro umutabye mu rusengero hejuru abo inzoga ahubwo ati twege ntago turi bunywa inzoga kubwa data yo ndabona Amerika kidushobora twebwe ahubwo ati ni munyumvira babujije kunywa inzoga baramwumvira ariko genda zinduka kare nkavuga ntibanyumvire so kwigana nanse na hariya ntekereza ko kandi intambara tugira mu matorero nizishingiye kuri discipline cyane ntago zishingiye ku myemerere icyo kibazo ntago zishingiye ku myemerere kuko niyo Bibiliya nakubazaga nyine ahantu usanga abantu batandukaniye si imyizerere yayo n'imyemerere yayo ahubwo n'ukuntu bambara ni duco n'utuntu bashyizemo no kugira ngo kuburamo na discipline akenshi discipline isa nkaho ikuzirikira mu kiziriko ariko rimwe na rimwe bagombye kuba ufite Yesu Kristo niwe shebuja wa filozofe bose ndamukunda cyane aho yabwiye umuntu ati mva rero baramuzana ngo se gutanga icya 10 ni ngombwa Yesu arababwira ngo ni ngombwa ariko nabyawe ndi ntimukabireke no gucyanuka ntimukabireke ni ukuvuga ngo urumva ngo nabyawe no gucyanuka ntimukagire gute ntimukabireke ngo waririmba wabwiriza watanga icya 10 wasura abarwayi watanga ibyawe wagura imodoka wakubaka iki ibyo byose ni byiza ariko byagombye kuba byubakiye ku gakiza no gukiranuka ubwo ntibivuze ko abwo abantu bagakwiye gukiranuka na mbere y'ibyo byose navuze ngo bya none se fondation niba sibanza rwo abanza amabati abanza fondation no kuvuga ngo yewe nk'urugero niba nguhaye icupa ry'amazi par exemple sinduguye kugira ngo kuri kamera bambone sindiguye kugira ngo abantu babone ko nabikoze ahubwo mbikore bifite fondation loyamandi mahere bishingiye ku rukundo rw'Imana havuga nti wowe runaka ndaguhaye amazi kandi simbiririmbe simbisakuza nuvuga ngo niyo nagira ivuga butumwa rifite fondation y'agakiza aho ndimo nubakira ntago hangoye
aho ngaho hatahaza ikibazo noneho usanga ahubwo amatorero ajya gutanga ugasanga niba bagiye kugurira mituweli abantu wenda 100 hagomba kuza umunyamakuru. Rimwe hari umuntu ugeze kumpamagara arambwira ngo ese wabuziranye n'umunyamakuru ukora kuri broadcasting nyine igitangazamakuru kibi apana nka YouTube gutya. Ndamubwira ati ndamuzi. Ati rero hari ahantu ngiye kujya, hari ahantu itorero ryacu rigiye kujya, tugiye kujya gutanga mituweli, tugere n'ibindi buduhereza abantu. Atari ko ndashaka umunyamakuru uza kujyana nabo. Nabwira se umunyamakuru ubwo nyine wamubona gute, umushakaho iki? Ati ngewe twavuganye yuko dushobora twateganyije ibombi nka senkani twaza guha uwo munyamakuru tuza kujyana. Yego. Umunyamakuru mubaje nawe numva koko basanzwe babizi, ahubwo barambwira ngo agomba kumpa 100. Yego. Ryatangaza amakuru rizajya hari abantu niba bibona, ngiye numva ubwo gufasha sinzi ubwo niba bikitwa gufasha. Nese itangazamakuru ngiye nkubwira ibintu bibiri. Kandi tukwiye kumenya mwabagabo mwe. Mituweli ni igikorwa cya leta. Kandi leta igomba kubibona. Nese yifashwe na RBA cyangwa na televiziyo y'u Rwanda kuki mutabona nk'ikibazo. We ugiye gutanga icyambere ngo nk'urugero n'abashaka bananyumvira rwose mbitinya. Umuntu aricara yambwira ati ngo hayo 500 genda uhabakene. Proof ndi bumwerekeneye. Nta yindi nyine nuko aza kubona ya mafoto yuko babibona. Navuze ngo byose iyo bishingiye ku gakiza ntacyo bitwaye. Kandi nawe mu cameraman agiye guhamagara umunyamakuru yateruye ibyuma bye. Ntabwo yabiza for nothing. Nese mu nzu y'Imana ntabwo mutura. Mu nzu y'Imana se ntabwo bakoramo isuku. So je numva nta cyaha kirimo. Nuvuga ngo hari ugomba kwerekana ko inkunga zageze wazagena. Nk'ubu hari uwampa amafaranga ngo nishyure abanyeshuri. Maze iminsi mbwira nti ya mafoto nyahuwa yampaye. Uko mfite channel ko ntago nayitwaye. Ariko narekanya abana barabafotora amafaranga sheke babikora neza ati kugira ngo wa muntu wayatanze abone kubutumwa. Uribuka Yohana bimukubise byamugoye ari mu nzu y'imbohe akavuga atari ko ati mugende mu mbarize niba ari Yesu mugabo nemeye kandi mu byara we hari gihe wabanje nkamwamamaza nkamamfiye ahangahe rudangira amajanja mu mbarize aracyari we. Yesu avuga ati genda umubwire. Yavuze ngo ndi avuga ngo ugenda umubwire ku myizibaho umva subirayo umubwire. Kimyizi umuka ibitangaza bikoreka kandi hahirwa utazagushwa. Rero nkavuga ngo nari ngarutse ahangaha uwabatumye bakeneye kubona ko uyu munsi harimo abantu badashyitse ubutumwa neza. Rero kuba mu cameraman yaza mu rwego rwo kugira ngo kwanza ibintu n'ibintu leta igomba kubona. Ushobora kujya mu baturage y'abandi ugiye gufasha nta kintu bavuze. Icya kabiri ntabwo ari ufite nk'ubushobozi, hari abandi bantu ntari shive y'imirimo. Reka nta kibazo niyo watunga kamera 10 icyambere navuze cyangwa soreza aho nkubwira iyo bishingiye kwivuga butumwa rishingiye ku nyungu z'ubwami bw'Imana rishingiye ese mwe muri YouTube ntago muhembwa bamenera ibanga se naye ndahembwa ku kimwe mwumva mukameye ngo twigishe bikibazo. Ariko uyu munsi nihagira abandi bayidora irero rirajyaho nanjye barebe iki kiganiro ndimo kimishana na 20 bisobanura ngo menye imvugo y'Imana. Menye imvugo y'Imana umunsi ndi ku icyo bita de channel ukuri kw'ijambo ry'Imana nerekana ko Imana ivugana n'umuntu wese mu inzozi ariko bataye kuzisobanukirwa. Urumva se niba ndebwa n'abantu 200 nta kantu kagiyeho kajya. Nese kucyumva ko nta kije bivuze kakajyaho ntibikibazo kujya kwerekana ngo bitwaye iki. Erega kubera ko turi muri competition y'abantu bakoresha ibitangaza makuru twagomya dukurikoresha kuri icyo kintu. Tukagira documentation tuzapfa rega cyane. Abana bazadukurikira. Nje muri 2050 ntago nteganya kuhagera. Naba ngiye guteza Maquillage. Kuri 2050 naba ntakibasha no kuvuga kandi nifuza kuzataha afite akanwa kakivuga. Rero urumva nta kibazo nshuti yanjye nta kibazo. Icy'ingenzi reka tumubwire ndakagambo ijambo rito ritazi ko ndivuga umuntu ubikora agira ngo yishimishe kubakene. Nk'ijambo ramye ngo nuko ngo abakire baravuga ryanditse mu gitabo kimwe ndaza kureba ntabwo nateguye rivuga ngo ikirira shira rya ariko ngo tugura abatindi inkweto. Umuco waga mu Bisiraheli abakene bakabagura inkweto zo kwambara. Ariko urumva iyo ugiye mu buryo bw'ishyari ikintu wumva urumva cyagiye niba koko ugiye gufasha umuntu bishingiye ku mahame ya Bibiliya bikaba bishingiye
ku nyungu z'umurimo w'Imana, kandi iyo twungukiye Imana natwe Imana duha inyungu. Cyangwa nta kibazo gihari. Bana kimwe mbigusubirizemo nuko tutaratera imbere mu Rwanda. Ubundi gihe n'umwigisha avuga ati genza ategura se na hotel muzima babwiriza kwinjira ni 5. Cyo nta rubanza nagira. Kuko yose ntabwo yishyura umuyaga cyane. Ubwo abantu b'Abanyafrika n'Abanyarwanda tumenye gusapotinga abakozi b'iki b'Imana n'itorero. None se umuhanzi batigiye umuhanzi ati mbyanga ati barishyuza bakamatiki studio nangaho uyu munsi gusohora video nangaho uyu munsi. So ko bihenze kuko hari icyabatse ngo mukore gihinduka ishyano. Why? Ahubwo tumenye gusapotinga. Nakundaga abagore bakurikiye Kristo ngo basapotingaga ministeri. Kandi babwiza ukuri umuntu uri muri ministeri si supporting, ahubwo abanye ministeri bakayisupporting. So numva nta kibazo cy'abagihari no gukora kimwe no uyu munsi nanjye twafatiye gahunda tugakora sare ngo dufite icyumweru n'abantu bakozi b'Imana abadokiteri bakaza n'abandi tukakora post tukaburira ahantu abantu bakazakora contribution ya sare. Kigira kumva ibintu by'ubwenge ufite pose wanze ko gifite projecteur hari ubwo uti musomo no murongo urabyanze nk'abazo wanze umoneka za kamera hari. So rero bareka abantu supporting umurimo, it's not a sin. Byose ko bagufasha umuntu, kugaburira umuntu, gusura umuntu, gufasha umurimo bishingiye kuri fondation y'agakiza, aho Paul avuze ngo nashyizeho urufatiro mwubakisha w'umuhanga. Undi wese akwiye kubaka ariko umuhindu uko yubaka. So ndumva aricyo nagusubiza. Pastor murakoze cyane. Nanga murakoze. Niba ari wenda ibintu wa mentioninga niba ujye mentioninga namba zawe cyangwa se ahandi abantu bashobora gukurikira inyigisho zawe. Yo bazisanga ntago namba si nagari ngombwa cyane. Nimuyibona ariko basanga ubune bw'abera turi kwigisha mu minsi 120 tuvuye mu kibanza cy'amavuta kandagira amateka mu mvugo y'Imana ko naracata mbonye ibigora tugasobanura igerageza ati yewe tubonye gusisimbuka ibintu by'Imana si ubupfumu. Abakoze rero Imana bamuje ko nimero y'umutsi sayandikwe n'umukene. Birumvikana twagutumiye kuko twavuganye. Murakoze cyane Imana ibabumugisha. Ndumva nakomeza n'ubundi gushishikariza abantu gukora subscribe n'ubundi like share muna commenting muvuge wenda byinshi tuba twagiye tuvuga mu kiganiro. Hagize ikibazo mugira mugashyira muri comment kugira ngo wenda ubutaha tuzongere duhamagare pastor nanone tumubaze ku byo mwagiye mutubaza. Murakoze cyane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.